urashaka gushora imari mu karere ka Rubavu, urashaka kuhatura kandi ugatura muri quartier nziza imeze neza ya mbere iri Rubavu izwi nko mu Kizungu, aya mahirwe ntagucike. Ndabasoje mbahaye kaze niba uri mushyano kuri YouTube channel ya Rubavu Buy and Sell Limited, kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, udukoresha Rubavu Buy and Sell, mugende munadufollowing ndetse mutange n'ibitekerezo. Aha turi mu karere ka Rubavu muri quartier ya mbere izwi nko mu Kizungu muri CD, tuhabazaniye etage. Ni etage tugiye gutemberana imbere mukahareba, nyago turi bwinjire mu byumba, icyo turi bubereke ni salo kubw'umutekano w'abantu bahaba. Na ahantu heza cyane, ni etage iri ku muhanda neza mu Mivene, metero 50 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Ni etage iri mu kibanza gifite metero kare 300, akaba ari etage irimo ibyumba byinshi, ni ibyumba 5, dushe 3 na toilette 3 mu nzu, salo nziza nini na salle à manger, ikaba ifite toilette yo hanze ndetse na dushe byiza kandi nabyo bigezweho, ahantu heza cyane kandi hanini. Tugiye kwinjira n'imbere muri iki gipangu, muharebe murebe iyi etage, tunazamuke hejuru kuri foro naho muharebe. Nkuko mubibona rero tukinjira urabona ko iyi ngiyi ari parking uparikamo imodoka, na ahantu heza cyane. Urabona ko ahangaha ari akayira kakwerekeza haruguru kuri floor ya kabiri, ari naho hari ibyumba. Hasi hari salon, salle à manger, ndetse no hejuru hakaba hariyo ibyumba. Tugiye kuzamuka nayo naho muharebe. Murabona ko turi kuzamuka ngo tujye kureba floor yo hejuru tuharebe. Nkuko nababwiye, iyi etage yacu irimo ibyumba 5, dushe 3 na toilette 3 mu nzu, salon nziza kandi nini na salle à manger, ndetse n'igikoni cyiza kiri modern. Akaba ari etage iri ahantu heza muri quartier nziza, irimo nandi ma etage menshi, amakadastere, minota mike kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo, kuko ni hafi cyane, ni muri metero 50. Na ahantu heza cyane rero. Iyi etage yacu iherereye muri quartier nziza, nkuko nababwiye ni ya mbere mu karere ka Rubavu izwi nko mu Kizungu muri Stade neza. Na ahantu heza cyane, akaba ari ahantu washishikariza abantu bafite famille nini kuza gutura, cyangwa se umushoramari wifuza gushora amafaranga ye mu karere ka Rubavu. Iyi etage wayigura, turi kwitangira miliyoni 160 zifite ibiganiro. Wahakunze ushaka kuhagura, hari ikindi wifuza kubaza ku bundi busobanuro, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe. Ushobora kudusanga ahantu dukorera. Mwibutsa ko iyi etage yacu nubwo irimo ibyo byumba byose, ikaba irimo amadushe n'amatoilette, salon na salle à manger byiza kandi binini. Hanze hari indi dushe na toilette byiza kandi byubatswe mu buryo bwiza bunagezweho. Ni hanini cyane rero, parking ihari irahagije, ndetse akaba ari etage nkuko nababwiye iri mu kibanza gifite metero kare 300. Miliyoni 160 zifite ibiganiro turahaguhereza. Ibyangombwa byose birahari, no kugura tukorerwa mutation kandi tukanagufashamo byose kugira birangiye. Floor yacu rero niyi nkuko mubona twayigezeho. Na ahantu uburi ukaba witegeye ubwiza bw'iyi quartier, ukaba wirebera amazu meza ari muri iyi quartier nziza, ndetse na ma etage, ndetse akaba ari ahantu ushobora no kwakirira abashyitsi, ari ahantu nawe ushobora kuba wakwiyakirira uhafatira icyo kunywa. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri iyo nimero. Munsi y'video hajya umwanya comment wahadusanga. Izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha ni Rubavu Buy and Sell, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, hose nayo mazina dukoresha. Wibuke no gusiga udufollowinze, wibuke gusuka subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yizewe ibafasha kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kugura ibibanza n'amazu, tubafasha kubona amapartment yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Waduhamagaye, watwandikiye, wadusanze ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, watubona. Ndetse n'abandi mwese mukeneye ama service atangwa na Real Estate turayatanga. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.